mwese none neza byagenda yego papa ndabizi muri mu kazi ariko se mwana wanjye kuko icyo nsaba ukeneye abandi byaka oya abandi njya mbyaka nuko mba mbona nyine hari ibibazo byinshi ugomba gukemura mu rugo nkavuga ati ibi uri ngombwa nzabigusaba ariko birumvikana ku kazi biba bisabwa na hano mu rugo biba bisabwa ariko cyane cyane wowe nibyo ariko hagati aho ngaho nakoze papa nshaka kwisukisha isukisha ku mafaranga guys nshaka gusuka dread kandi bazisukira amafaranga bo rero izi nzara sezo sinzara nazo nyine bagomba kuzifata bakazitunga zikaba nziza umwana wo kwa boss nshaka kuzirisha kaverne ariko nshaka n'imyenda ufite amafaranga nshaka n'imyenda nshaka imyenda indi mfite ntabwo nazayisubiza ku ishuri nta kibazo rwose ibyo ngibyo iri kugomba kugaragara neza kabisa nubwo wenda umuntu adafite amafaranga menshi bikabije ariko arahari deja ntago habura amafaranga yo kuba si byose nicyo ngukundira kwanjye nicyo ngukundira noneho rero wowe ukore ripoti utaga urupapuro wandikeho ibintu byose bikenewe ubundi niba ari amavuta niba ari iki byose ubundi umbwire ndaza guca kuri banki nimugoroba zana amafaranga papa urakoze cyane ugomba nyine umuntu kabiviringa umwana w'abantu bafatika bimeze noneho rero ako nshaka no kunsohokana najya ntabwo ari ikibazo ndaje ahubwo mushyire ku cyangwe hajya wowe mubyita ngo mushyire ku cyangwe rwose hari ahantu hari agahoteli hari haruguru Gisenyi aho ngaho kabisa mubwira akabanga maze umuhaye tujya gushakana niho namujyanye ahita atsindwa aravuga ati umugabo n'uyu ahubwo usubwete wamusohokanye ku kivu urarenze cya rero tuzasubira nanjye hari ibindi ngiye kuba ngiyemo hariya byo papa urakoze rero umunsi mwiza kazi keza bitegure neza ariko I love you I love you too kwa mwana nawe umbaza ibintu byinshi hari umuntu hano njyanye n'umuntu muri inshuti yanjye hano ndahita ngaruka baritse tukajyana si umwana ngaho kinganye musi kanze berekeza abana rero b'abakobwa shaka bakunda gukurikira ba nyina ntamenya ko yanakuze aho yagumye mu rugo ngavuga ati reka ntunganye mama size dakoze ariko mama ugiye tugenda ndabona muraho kweye amakuru meza niko narizanye abashyitsi mama ari ndabona unteye ahubwo nagutse ni abashyitsi ndabona mundeye iyi ni wa mukobwa niko uje gukora iki ndabona uyu nguyu mumfashe n'uyu wanani ntabwo ari igitero mwana wanjye ko gituza mwana wanjye ko tuza n'ukuri uzanye umugore wanjye umugore ni wowe umva umugore ni yaba wowe yaba nyoko mwembi muri abagore muranaziranye ngwiki ngewe ari se ngewe ari se wowe na nyoko muri abagore turi abagore ubwo se ubwo ari njye nawe usangiye na mama umugabo ni reka njye mbaho kuri ugiye kuzasenyera banza wirebe ariko halo banza wirebe nanjye undebe neza
witegereze urebe na byabona bose icyo mvuga ariko wa muhanzi utanyanduza reka mbazamubwire umugabo urame ariko se ntabwo ari ibintu aringamije umuhanzi wahanze ya ndirimbo yarakoze ntabwo ari umuzanye ntabwo ari umuzanye uko nari muzanye ngo aguhanure wari umuzanye rero usigo nkururiza cyangwa reka nkubwire umuhanzi wahanze ya ndirimbo ngo wandaya we ukutaya nimugire mugwe kombi ni hano wari umuzanye uswa mama wanjye kurusha feshe banzure none kuki ahubwo ni ibirozi byawe waraze da kuki so yamuramoroze kuki so so papa wanjye reba neza kureba iki icyo yangiranye habe yewe mana yanjye ariko reba filime nyine uzanye yirebe reba amacupa bayirebe ufite umukobwa nawe ngo arayambaya usigaye n'abagabo b'abandi uyu ni usenyeye mama uzizi waziguze iyo mbimenya we umugabo unywa peti mbaya irebe nawe ndebera we banza umurebe uhere ku rukweto uzamure zamura we n'ibirombe banza urebe kuki papa we kuki papa wamucinyuma kubera yuko amurose kubera ni byaro z'indaya ibyo biroze mwana bindaya ni mwana bindaya zigira amarozi umva we mwaraha fasha mu kubitira ingegera hano turwana uzabibona ko buriya gaju mu buzima ubona mu mutwe wawe huzuye kubera iki se kandi umva uri inshuti yanjye pe ariko ibintu wankoreye ejo bundi sinzi ko nshobora nawe kukubabarira niba ngiye gukira mu banzi mfite ntabwo nzi aho ndi bugukarasize isaha umuntu w'inshuti yanjye nkawe ugiye kunyereka ngo umukobwa wawe ngo angire inama kumbi ni ya ndaya igiye kunsenyera urugo umva nkubwire mama izina ry'Imana ntabwo nari nzi yuko uriya mwana w'umukobwa ageze kuri ruriya rwego uko iyo nza kubimenya ntabwo nari kugufata ngo nkujyane ngo tujye kumugira inama ngiye buriya nari nzi ko ari bya bindi bye by'amayoga ubusinzi ariko ntabwo nari nzi ko ageze kuri ruriya rwego rwo kugira gute rwo gutwara abagabo b'abandi gusenya amago narababaye nanjye ubwanjye naratunguwe mbona muraziranye numva ubwoba buranyishe ntabwo yarabonye ko numiwe nari nabuze icyo mvuga neza kugeza ubwo mwafatanye mu mashati nkaza gukiza ntabwo nari nzi kuri mwana w'umukobwa ageze kuri ruriya rwego pe nanjye ubwanjye yarandenze umva uriya niwe ugiye kunsenyera urugo noneho n'ibyo utaruzi byose unabimenye ubu tuvugana niyo irimo niba ari amarozi yahaye umugabo wanjye niba ari ibiki nanjye ubwanjye kugeza izi saha ntabwo ndamenya igisubizo icyo ari cyo ariko uriya niwe ugiye kunsenyera urugo ubyumve shana ukuri kw'Imana nukumbabara mu by'ukuri ntabyo narenze ariko se nawe umukobwa w'inkumi ubu ukigira gutyo kuri nyokoma ejo bundi ntuzaba urongowe umva iyi ngiyi niyo mari ifite ubu ngubu kubera ko umugabo arananiye uyu niwe mwana afite umva reka nkomeze imari yanjye ifite ahubwo uraje ujye unamuhera urumva iyi niyo mari ifite we niwe mutungo ubu niwe mutungo uba wabigeze uyu niwe mutungo wonyine ufite umugabo unananiye inda nkimutwaye gusa ko mana ariko nukuri nukumbabara ko ngenda arengana mbabarira nanjye ubwanjye ndi imbere yawe ndumva mfite ipfunwe isona no kubagarutse ko wabonye uburyo yadushinganye ijosi we wabonye uburyo yariteretse amayoga akatubwira ngo kumva ngo izi nzoga ngo ni umugabo wawe waziguze rero ibaze nawe nk'igikomere abasigiye kumbwira ko umugabo wanjye ari nawe uguze ziriya nzoga mama mubabarira ihangane ubabarire rwose ndarengana umva nawe byumva n'umubyeyi nanjye aho ngageza ntabwo ndi uruhinja iriya ndaye ngomba guhangana nayo paka finale umva ukora icyo ushaka aho bigeze no gucika intege nagize gute nanjye ntakarabye sinshobora no gucika intege ntakarabye ibyo nagombaga gukora nk'umubyeyi narabikoze naravuze byaranze ngezaho kujyana n'inshuti zanjye ngo zimugire inama nsanze yaratwaye abagabo umva aho bigeze nagize gute nanjye nakarabye umva ngo muzakora icyo mushaka reka nigendere ubwo gusa nizere ko mbabariye ndakubabarira nta kibazo kuko nawe ntabwo wari ubizi urakoze rata kumvugira ntabwo wari ubizi ntacyo ndakubabariye shana ukuri murakoze ngaho mwirire yego nawe
kunyitambika ya nda ya papa uvuze ni ya nda ya papa ariko uzi ko utazi no kubaha nta kinyamfura iwanyu bakugishije niko nta kinyamfura ugira ku buryo utazi kuvuga ngo niwe madamu wa papa wanjye madamu wa papa urumva mwarasezeranye njye ntabwo ndi inda ya papa wawe uri igihe vuga ngo bivuge neza harya niwe madamu wa papa wanjye ariko njye nkukosora uvuze ngo iki mu minsi mike No. urajya uvuga ngo bite mami ahubwo wowe uraje do ubu mama wawe icyo cyurakishe ntabwo biteze kuzava mama wagiye kugenda nk'inzererezi mu minsi ahubwo ni wowe ugiye mike gusubira do cyane ugiye gusubirayo byari wanyu umva nta n'umwanya ufite wo kugutaha nanjye ntagiye Gato gato uretse gato mu minsi mike uraje umfukamire unyubahe ariko se Josh aho hari ikibazo nibaza ikihe se kandi wowe ubu ngubu uko ubana na Keza mumaranye igihe murabana uramuzi tumaranye igihe kinini cyane ubona buriya ziriya ngeso z'uburara no gutwara abagabo b'abandi ubona hari igihe azabireka Keza ntabwo yahinduka se nawe umubona koko ntujya uza ugasanga ibintu yiteretse imbere uriya mukobwa ubona yahinduka natwe yaratwishe twapfuye duhagaze uriya mukobwa mba mbona bitakunda kabisa kuko yarenze hano none ubwo ngubwo nimba atahinduka tuzabigenza gute icyo ni ikibazo gikomeye ariko mba mbona nta mihindukire nabi tuzabigenza gute ariko mama ibintu byinshi bari kuvuga ni ukuri urabizi agatoki kamenyereye ukomba gahora gahina numva ikintu twakora ahubwo ari uko twamuzana akaba iwacu ugize akaba iwacu akabaye akaba iwacu iryo jambo risubize aho rivaye kuko ngiye ntabwo nshobora kubana na Keza mu nzu umuntu wagiye agasenya amago akasinda akandagara i Kigali yose ngiye mukurure muzane mu nzu none nimukomeza kumutoteza ko azatorongera akigendera azatorongera cyangwa azabireka none se natorongera reka mbanze nkubaze natorongera kuzi ko nta bushobozi mfite bwo kwishyura bwite nzabaho gute icyo mbona ngewe mbona mwamwihorera n'ubundi agakora ibyo akora igihe nicyo narambirwa azagera abireke umva ntabwo ibyo bintu ntabwo nahita mfata icyemezo ngo ngiye kubana na Keza mu nzu kuko ni nko kubana na Satani umva reka njye kubitekereza ntacyo ubwo ibyo byaba bikabije none yakoze mu mariza bimeze bite mbese ko mba ndeba uri kwisinzirishwa by'amafuti biri aho ngaho ndashaka kukubaza ikintu kimwe kandi usubize ni iki umbaza mbwira ndakumva nkuye mu bitotsi ubutuma nza kukumva ibyo umbwira mu bitotsi rwose ariko ubundi nkubaze kandi unsubize uranyumva neza mbwira ndakumva ubundi wowe iyo ufata umwana ukirirwa umushyiramo imyumvire yawe bwa bugambo wiriranwa aho ntiwareba uba wumva uri mu gukora neza ubwo urumva buriya ni uburere uri kumuha ariko umwana muguteza ne n'ibyabaye adahari ubwo aba yabibonye mbese ariko ubwo Arisa iriya myaka afite urabona uruhinja ku buryo we atagomba kureba urugo ngo abone ibibazo birurimo ariko umwana w'uruhinja iki n'ibyabaye ari ku ishuri arabimenya afite se tuvuge ko afite Gmail imwereka hano ibiri kuhabera ariko umva bakambyuka ndumva usembuye ibyo kubundi se wari uryamye iki uransembuye rwose ibitotsi utumye binagenda umva kanicara nta soni urumva wowe ibintu uri kumbwira nta soni we ntukanzurire Satani cyangwa ngo nzurire kamere mama Arisa uzige nazamuye iyanjye haramuka nyizamuye nibwo noneho wabona yuko ndi umuntu mubi uri kubyumva neza izamura Arisa ntabwo ari umwana nawe ni mukuru ubu se umaze iminsi uraraheye kugira ngo uvuge ngo jemba ngo naguteje umwana umaze iminsi urara hano mba nagiye ku kazi ugomba kumenya ko mba nagiye gukora ikishoboka cyose kugira ngo mubashe kubaho we nawe ninde ukora ni iki winjiza aha ngaha ku buryo wambaza ngo naraye Arisa ngibiki umva Arisa ntacyo batarebye nawe ntacyo batabonye arewe nukumuriza afite nyirasenge inshuti yanjye
twarajyanye ngo tugiye guhana umukobwa we tugezeyo usanga ni yanda yawe yiteretse amacupa gusa inzoga uri kimenyimenyi ni n'umugabo wawe uzi gusa ego ni n'umugabo wawe uzi gusa none ni uko yigiraga rwose warahansanze nawe nagusaze ariko yarabitubwiye mwamenyanye mute mva wimbaza byinshi ubwo n'iki ko atakubeshyaga ariko uziko ko muri bantu banyurwa nibwo nkibibona muri bantu banyurwa ariko iyo uvuye mu rugo nkuru nguru ukajya ku nda isa kuri itazi ukarabitazi kwisiga Mama Lisa subiza ubwenge kugiye kuko uri gutekereza nabi pe ibintu byose uri kumbwira ndi kumva birimo biratambuka nta nubwo ndi kubyumva kwanza umva Papa Lisa ukanzurire kamera ariko se ubundi nkubaze guma mu byo urimo nanjye nk'umuntu mukuru buri hari icyo nzavuga oya tega amatwi urumva ubundi Alisa mugasa Alisa no ruhinja buriya no ruhinja mbwira ibaza ariko kugira ngo umuntu w'umwana urumva erega nayo ibiciro yarabizamuye ntiwareba kugira ngo umuntu w'umwana avuge ngo hari bibura hangaha urumva nuko nyina uragira ngo nge nzaje mva ku kazi ninjire muri store ngende nge kureba no mu bikone hose ngo ngiye kureba bibura hari umunsi n'umwari wa Maripote sawa katubyiyorere bana biguma no kucura umwuka rikanegera no kuryama mu buriri Mama Lisa nubundi wari kunsakuriza kandi hari byinshi mfite byo gukora uranyumva neza ariko ibyo bintu bitekerezeho kwirirwa uneza umukobwa wawe ntabwo biri muri gahunda iyo ndayo yitwa Kesa kanze nyihiga uyu munsi rambona uyu munsi aho nyibonera ninjye nayo mva we gera tuzamura kuri telefone wa bi harya niwe ugiye kuzasenyera mama mva ariko uyu munsi ninjye nawe none ariko undi reka ugira ibisazi mu mutwe wawe ugira ibisazi mu mutwe wawe wakwereke nimba mama byaramunaniye ngiye ndaje bikora uragereka ikisi wowe ni wowe ntabwo uyu munsi uri gufasha uyu munsi ninjye nawe uyu munsi ninjye nawe nta mugova uri umusazi umusazi ni wowe warasaze umusizi ubundi ufite ikibazo mu mutwe wawe itarisi ufite ikibazo mu mutwe wawe injiji iri gutwara abagabo b'abandi gusa ndaya ukuri noneho nkwerurire vuga vuba ahangaha icyo utazi vuba ahangaha ushaka kuzatwara papa umva nk'andi makuru uzaze nzakwereka genda nzaguhakarira mwitegura cyane ahangaha wowe ndaje mu nzira oya fishwa mu nzira utambutse nawe akuri umusazi ni wowe utarize w'injiji agera wajya ngo uranse none mama warakwica oya ntacyo arantwara ariko uransura kw'abakazi ubu suje abizi ntabwo namubwira atekereza ko mugiye kunyigisha imico n'ibajya bashinja ariko nta kintu na kimwe cyiza ajya abona nkora nta na kimwe ibintu byose abona ari imico mibi abona ari imico mibi aba yagufetse bya hatari gusa ubundi dupfa iki sinzi siko rimwe na rimwe njya ntekereza ko atari shangazi wanjye banyaho reka none se reka nkubwire arancibura iteka ryose ambwira nabi iteka nta kintu na kimwe kizima abona nkora ariko ubona ukuntu buri gihe aba ameze nk'umusinzi oya ni kuri yamera niko ahora ntajya ahinduka iriya kamere ye koko yaba ari mbi ahora muri kamere buri gihe nuko ameze ariko se aracyagukubita nka mbere cyane gwiki na n'ubu ngubu ntatinya ko nshyira hasi kandi ubona ukuntu ingana akanakuzirika kwa kundi yabikoraga hatari nk'ihene ariko se ubundi atagukubita agomba kugukubita ushyigikiye ko nkubita wereka mubwire ubundi buraruzi n'ikindi igiki buriya shangazi nta kintu mupfana ntabwo ari mama ntabwo ari mama wawe ubwo mama yaba ari inde ubwo si ukumvanye nabibwirwa n'iki buriya rumva ngo ukuntu byagenze kera nyine shangazi yaratubwiye gakiri inkumi ngo yagiye ahantu ngo kwishyamba ngo ari gutembera abonye akana k'agahinja ngo ari wowe ngo aragatoragura araza arakarera buriya yakureze uri mutoya urumva wowe rero uzi ngo umwana we nibanga nkwibiye ntuzabimubwira n'intu yanyica buriya ntagukunda ariko nanjye nkabona ibintu ajya nkora bikantangaza naho nuko bimeze ariko si ubwo wowe ureba ukareba shangazi ukuntu akiri muto urabona yakubyara umuntu ungana nawe ubwo mama yaba ari inde niba yaramubabwiye wowe ntugire ikibazo sibyo gusa nabikubwiye njyewe keza buri kintu niyemeje ndagikora nzagufasha gushaka ababyeyi babanya ntugire ikibazo kuko shangazi tugende ahantu yatubwiye yagutoraguye nzagufasha
uzankurikirane nawe umuneke hari igihe yaba yaranyibyeho kuntoragura oya ntabwo shangazi yakwiba ariko hari ikintu kimwe nshaka kuzamfasha kunkurikiranira ukamenya ababyeyi banjye niba bishoboka ntugire ikibazo nzagufasha sibyo ntugire ikibazo nzagufasha wowe genda utuze ntumwereke ko ubizi ngewe keza nzagufasha n'ubundi si ibyiza nawe uzagerageze uko ushoboye kose reka ngende rero hari ahantu ngiye kujya ubwo nyine urajya hari mu rugo uganira na Joshua ngiye kugenda ndebe ko ariyo tube tuganira ari mu nzu araryamye saba turasubira turaza gusubira ugarutse mama umeze ute ntuhindure meze neza mwana wa urakeye intunganyiriza nyine siko aricyo nakubyariye ahantu hose wajyanishije mwana yangiriye neza nyine mbyara umukobwa umeze neza ariko hagataho mbanze mubaze ubu uzicara utuze uterere iyo ngiyo papa n'uriya mugore bagumane ako ari uragira ngo nzakora iki kweri uzakora iki nose ubu nakora iki uriya mugabo urabona yarananiye reba nawe kugira ngo ave mu rugo rumeze gutya ajye ku mugore nkuriye priyasuriya buriya banana tungo none se uzicara utuze uterere iyo ngiyo reba uriya mukobwa akunda se ndaye mu muhanda babonaga kuntu cyagiye mushwana yarameze wabonye za nzoga zari zimwiteretse iruhande sarama arakubwira ngo ni umugabo wawe wazibuze muri papa kiriya kintu kimeze kuriya kitazi no kwiyitaho igikara inzobe wowe iratagata urasa neza fresheri ubundi se buriya wamuciye iki mwana wa abagabo b'iyi minsi ntabwo areba ngafite umugore mwiza cyangwa se hoya niba babita babapfite imva sinzi zana nawe uriya mukobwa buriya waramwitegereje ni igikara ntazi no kwiyitaho sibyo kurya gutya bugira hejuru gusa ese sheri urabona nakora iki nanjye byancanze biba byancanze mbega mba numva byananyobeye bikuyobera vote ku rugo rwawe none ubwo ibaza umugabo utinyuka akava mu rugo nkuru agata umugore umeze nkanjye akajya ku gicupuri nka kiriya sheri reka nkubwire buriya umugore nyine ni umuntu ugomba gutuza hoya mbese ubona hari umure n'uriya mugore yagiyeho none se nimba wowe ugomba kuribaza nawe ugatekereza uzicara se aho ngaho urugo rwawe rusenyuke uri muri ibyo ngibyo gusa ubona ko rushikiza uswa byanarimba ukazanashakisha n'izindi nzira biba byancanze nanjye biba byanyobeye nawe ibaze umuntu uva mu rugo nk'uru agata umugore umeze nkanjye akajya ku gicupuri nka kiriya tuvange tuvuge ku bintu bisa nawe urakuze nyine ubwo mbwira inama twajya umbwira uburyo twabigenza ariko usu nta muntu mukuru muziranye ku buryo bazagenda ukamubwira aho rega buriya no kugira ngo umuntu akwicire ibyawe we yava mu nzira ugaharanira iki urugo rwawe ntabwo umukobwa nk'uri udafite icyo avuze uriya yagusenyera urugo mwana wa nanjye mubwire biba byancanze mbega biba byanyobeye ubitekerezeho rero nanjye kubikubwira kuko umukobwa nk'uriya nanjye ari njyewe ukiri umwana ntabwo bantwarira boyfriend aho ngaho ndaje kanigendera ubitekerezeho